guhaye ikaze rero wowe ufunguye video zanjye bwa mbere niba uri mushyashya hano njye nitwa Cyusa Edouce nkaba nkuhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka gusa neza kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys rero wimvemo ikaze nkaba nkwishishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose tujye tubona aka notification. Rero ndashimira abantu bakomeje kunshyigikira mu bintu byose bijyanye n'icano. Imana y'imijuru bampera umugisha. Guys, uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni video idasanzwe nkuko mwatangiye mubibona mu ka introduction gatoya. Tugiye gusohoka, mfite ibintu byinshi ngiye gukora, nanjye ubwanjye ngiye kwitekerezaho, ngiye creatinga content. Ndagira ngo rero tujyane. Ni aka vlog gatoya cyane ariko mva nawe uzabireka nanjye njye nkora vlog ndebe uko bimeze. Icyo mbasaba rero ni ukuyireba, wamara kuyireba yose ugakanda kuri like ukama comment. Tugiye kujya dusura amaresitora agiye atandukanye ari hano mu Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kujya muri House of Mandi iri hariya mu mujyi, aha muri City Town. Navuga ngo ni muri City Town. Ahahoze hari Boboni Coffee ubu hari House of Mandi. Umushito wanjye yambwiye ngo nzagiye ngo bagira umuceri uryoshye nanjye ngenda ngiye kurya umuceri. Rero tubane, ndajya kwifotoza, turajyana kwifotoza, ndabereka ukuntu byagenze, ndabereka outfit, reka mbereka outfit ngiye kwambara, ubundi tugende muri gahunda zose ngiye kujyamo. Ngiye kwambara ino shati ifunze hejuru, ino shati ifunze hejuru ifite n'amaboko. Noneho ikindi nambare ni ipantaro idafunze hasi, murabizi ko arizo pantaro nambara. Iyi pantaro ni ishati, noneho ngiye gushyiraho n'inkweto zirimo ibara risa n'iyi shati. Inkweto ni izi ngizi, mbese imyenda ngiye kwambara ni iyi ngiyi. Rero jyane rwose, umwembe ushaka kwambara neza nka bino ngiye kwambara, ndaza kubereka amafoto, wanyandikira kuri iyo nimero. Kandi guys, curuza imyenda ushaka kugira ute, ushaka kujya ureba status zanjye kugira ngo wihahe imyenda nk'iyi ngiyi ngiye kwambara. Umva wakandika nimero yanjye, warangiza ukanyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero ukambwira ati savinga nimero yawe kugira ngo savinga nimero yanjye kugira ngo mbone status zanjye. Nimba ushaka kwambara neza rero umva nta kindi. Kandi ikindi nubatankurikirana kuri Instagram yanjye barahombye. Instagram yanjye nayo ni Cyusa Edouce. Munkurikirane rero muzajya muboneraho amafoto meza yo kujyanisha amabara, yo gukora utuvideo tugiye dutandukanye. Guys, ubu nabahakurikiye no kuri Instagram amafoto agiye atandukanye, buri kimwe byibuza amafoto abiri, amafoto nyine y'imyenda ibiri, kugira ngo turusheho kwambara neza, tumenye no kujyanisha amabara. Ndabakunda cyane rero, mureke tujyane. Guys, rero aho ngaho nari mbanje kwisiga makeup kugira ngo ngende nsa neza, kugira mbese muri rusange nse neza. Aho ngaho rero yari tiro mbanje kwisiga. Bushize twakaze video n'ukuntu wakwiteraga simple makeup, ariko tiro nyisigira inyuma ya kamera. Uyu munsi rero nifuje ko uyu munsi tiro ariyo dushyira imbere, aba rero tuba dukora kuko ibindi bushize twarabikoze kandi ndakeka ko byagenze neza. Niba ushaka kwiga rero makeup, gifata tuno tuvideo turebe, ndabizi ko uzajya ugenda ubimenya, ugenda ureba ukareba icyo nkoze nawe ukagikora, ukabikora muri pratique nyine, kugira ngo uhore ubireba gutyo uvuga ngo nzamenya makeup, ntabwo byakunda. Aba rero nari ndi gusiga concealer kugira ngo tiro yanjye igaragare neza, cyangwa kugira ngo nyiconge neza irusheho gusa neza. Gusa byagendekeye neza, nasize tiro neza, nyisiga nk'uko nabishakaga. Aho nari nangiye gusiga ijisho,
kugira ngo naho ndusheho gusa neza. Guys, ubundi iyo ushaka kumenya kwisiga makeup ureba video y'umuntu runaka, warangiza icyo akoze nawe ukajya ugikora, icyo gihe umenya makeup vuba. Ukamenya uko bisiga ijisho, ukamenya uko basiga tiro, ibintu nk'ibyo gusa ntabwo wareba makeup utari gukora pratique ngo bizakunde, ngo uzayimenya, ngo uzagira uti wapi. Ureba uri gukora pratique nk'uko ndi gusiga ijisho nawe ukarisiga, nk'uko nasize tiro nawe ukayisiga, ukagenda ureba kugira ngo n'ubutaha uzaba bikoze. Guys, aho rero nari mvuye mu rugo ndi kujya ku muhanda, nabuze moto, aho ngaho nari nambaye neza. Aho rero nari ngeze muri studio ngiye kwifotorezamo, nibo bantu bakunda kumfotora, bakorera muri TD1000. Dore aho ngaho outfit nari mpagaze, nambaye ipantaro nziza, nambaye ishati nziza bijyanye. Rero outfit ni iyo ngiyo, ndaje mbereka amafoto y'ibyavuye. Guys, rero ayo niyo mafoto bamfoteye, murebe ko amafoto ameze neza, ni meza cyane. Guys, rero aho ngaho twari tugiye hahandi muri House of Mandi, ikorera muri City Tower hejuru, ahantu hahoze Boboni Coffee, niho House of Mandi ikorera. Bari baturangiye ko bagira umuceri mwiza. Aho ngaho rero nandi kuzamuka esikariye zijyayo. Aho ngaho niho ni heza pe, ni heza, haratuje, nta kibazo cyabo. Aho rero namfashe mini, ako n'ubundi nifatishije ibintu kugira ndebe ko n'ubundi umuceri twari tugiye kurya twatusize na rya muceri. Rero uno muntu umwe ntabwo wawumara, aho ngaho bari baje gushyira amasosi. Niba utamenya icyakura gusa wari uryoshye cyane, ariko njyewe ntabwo nabikuze cyane kuko bari bashyizemo urusenda, kandi twababwiye ngo ntibadushyiremo urusenda. Baratubwira tumva ntabwo ari urusenda twashyizemo, ngo ni ibirungo byacu ngo tuba twashyizemo. Ntabwo umuntu yatubwiye gushyiramo urusenda, iyo umuntu yatubwiye kutashyiramo urusenda ntabwo turushyiramo. Nuko rero umunsi wanjye wagenze gusa byagenze neza. Nari mfite ibintu ngiye kurebaho, mfite imibare ngiye gukora kugira ndebe ko ibintu byarushaho kugenda neza. Aho nari nkirya nyine ntarajya mu bintu by'amakaye muraza kubibona niba ndabikora, ariko nabyo mva nagira ibihe byiza, nkaretinga content zigera muri 3. Mana yanjye, byari byiza nyine. Aho rero nari ngiye mu mishinga yanjye yo kwandika, kugira ndebe ko imibare yanjye iba iri guhura neza n'ahantu mba ndi kwica cyangwa aho ndi kubangamira. Rero mureke dusoreze video y'uyu munsi aha ngaha, mbasaba gukomeza gukora like, share and comment, musharinga video zanjye. Imana yo mu ijuru ibabere umugisha mwinshi utagabanyuye. Rero tuzahure muri video itaha. Bye.